Murindahabi IRENE mu masaha make ashize nibwo yerekanye umukunzi we bitegura kuzarushinga. Munyemerere gato mbere yuko tugira ibindi bintu tuvuga mubanze murebe iyi video. Birona n'ibyaha. Na ubu hindura idini uzambwiye tujye mu bintu byo kurongora. Ariko turahindura idini byerago nayo mukira Yesu wanjye. Hano barabivugaga tukagira ngo ni urujijo, ariko burya byari byo. Kuko burya IRENE yakundaga nawe Aisha by'ukuri. Gukunda ndagukunda pese byaka. Imana ni imwe. Naho nabihisha gute? Bijya binamaza ngashiduka no kubivuga tw'urukundo bakabaramfasha. Munyemerere tubane muri iyi video igiye kugaruka ku nkuru y'urukundo rwabayeho rw'ukuri, ariko bikarangira abantu batandukanye bitewe n'uko hari harimo kutumvikana ku mpande zombi. Mu minsi ishize twagiye tubona inkundo zindi zagiye zisenyuka, twahera mu rukundo rw'abahanzi babiri bakundanye by'ukuri ndetse banabinyuzaga mu ndirimbo baririmbaga tukabyumva. Yari umuhanzi bitaga Knowless ndetse na Safi Madiba. Urukundo rwabo rwari urukundo rw'ukuri kuko bakundanye by'igihe kirekire, ariko byaje kurangira bombi batabanye. Bagiye basura indirimbo nyinshi mwagiye mwumva za karahanyuze, ariko birangira batabanye. Ndetse si ibyo gusa, twavuga n'iyindi nkuru iheruka kuba vuba hano nayo y'abahanzi babiri bakundanye ariko birangira batabanye. Ni umuhanzi bita Juno Kizigenza hamwe na IRENE. Aba nabo bakanyujijeho mu gihe cyabo, barakundana cyane ariko birangira nabo ntacyo bitanze. Twanyarukira no muri sinema ndetse no mu babyinnyi aho turasanga Nyambo na Titi. Abo nabo bakanyujijeho kandi mu bihe byabo barakundanye cyane karahava. Gusa nk'uko tuvuze izi nkuru zose twagiye dusozereza ku ijambo yuko kubana bitakunze. Ushobora kwita utekereza ati none se bihuriye n'iyi nkuru ugiye kutubwira? Iyi ni inkuru ishingira ko aba bombi bakundanye ariko bakaba batabanye bitewe n'idini cyangwa se imico imwe n'imwe yagiye igaragara, ariko ari imico itagize nyamazi gitwaye ku ruhande rumwe, ariko wasanga nyirayo cyangwa se uwo bayerekaga we bitaramushimishaga cyane ko abantu dutandukanye. Ndetse mu bice biri imbere turaza no kubereka izindi ngero zigaragaza uko we ashobora kuba ateye. Reka ariko tubanze tubereka agace gato k'urugero. Itoze kujya uvuga neza nk'umwana witonda. Ubwenda kwiyamye ntabwo uzavuga neza kubera itegeko ryawe. Aha reka tuhashyira akabazo, reka mbereke uko byakomeje bikarangira. Kamwumve umuntu banyumve kuko umuntu tangira ujye wipanza wumve. Njye narakubwiye ngo ndabyemera pe wamwiyama bigakunda, ariko niwumva buryo umuntu atangiye kuvuga hakaza nk'akantu ka emotion nk'uko mwabyumvise, aho ukuntu emotion yazamutse muri Murindahabi IRENE, ariko Aisha akaguma agatsimbarara. Iki ni ikibazo gikomeye cyane nyamaze nubwo aba ari mu buryo bwitambukira gutyo gusa, ariko uwumva abayumvishe nyamaze. Ndakeka hari ibyo nabyo bishobora kuba ari byo byagize uruhare mu gutuma urukundo rwabo rudakomeza. Bakomeje babivuga ati turakundana mu minsi yabo ya mbere yabanje, kandi koko byari ukuri. Hano naho ushobora gutanga ingero. Nibwo muri icyo gihe Aisha yatangiye kuvuga ati njye nkunda IRENE. Ibyo byari ukuri. IRENE nawe kwari ukuri. Ariko ni ukuri simube. Ari kunyirebe gutyo boreje mu maso usanye. Kuko niwibuka mu bihe bihise ubwo IRENE yajyanaga Vestine na Dorcas muri Canada, bivugwa ko yari yategeye na Aisha nk'umuntu we wa hafi cyane. Ndetse ubwo Aisha yagarukaga IRENE yamuhaye ububasha kuri channel ye. Aisha muri iyo minsi abayimanager. Ndagira ngo hano hantu twavuge tuhitondeye. Nge nakwitayeho pe, nta kintu cyanjye nakwereka ngo ukiteho, ariko iyo mwitayeho ngo hijyanjye nyine nawe nkavuga ati ubundi se ko ari ibyawe ni ibyacu n'ubundi. Ngira ngo nawe niko wabifata, ariko guturuka mu mezi mu kwa mbere kuzamuka hari hatangiye kuzamo akantu k'agatotsi. Nabitaje riko umuntu yagira n'ubwoba bw'iki ukuvuga ko akunda. Je nkagira ubwoba ko je nabugira pe, aho buri wese atangiye kujya avuga ati turakundana, ariko ukabona harimo akantu k'agatotsi. Noneho bijya kweruruka, reka turebe ikiganiro giheruka gusohoka
Aisha wahoraga yivugira ngo akunda Irene arimo agaragaza agahinda kenshi avuga ati shwi uwo muntu sinamuzi. Si wowe na Irene se? Njye siramuzi sheri wanjye. Ntago ari Irene? Ngaho nyumvira. Wowe ni utuma nabona umugabo. Iyi nkuru ndayivugane itangiye kunyobera noneho. Hano nk'uko mwabyibone hari hashize iminsi myinshi uvuga akantu gatayisha ati wapi sheri wanjye ni Irene. Ariko nyine iminsi ni iminsi. Mu magambo makeya ku makuru yaturutse imihanda, aya makuru yo ntizewe ariko nyine ajya avugwa ko Irene ashobora kuba yari afiteho umwana. Byumvikane ko ahari imbere yagiye mu rukundo. Ku muntu uba waragiye mu rukundo aba atagikurikiza iby'urukundo rumusaba, ahubwo aba akurikiza iby'ubwonko bwe bimusaba. Aho dushobora kumva twitonze cyane, kuko nshobora kugukunda ukanyitwaraho nabi bikarangira dutandukanye. Kandi mu magambo make turukumva ko uwitwa Irene ashobora kuba afite umwana. Kuki se yaba yaratandukanye n'uwo muntu wa mbere kandi uwo muntu wa mbere amukunda? Ubwo ni ukuvuga ngo hari ibyo batahuje. Byumvikane rero aba afite ukuntu akureba akakwitiranya n'uwa mbere iyo uri kwitwara nkawe, akabona n'ubundi nakuzaho uri kwitwara nk'uwa mbere n'ubundi bizarangira mutandukanye. Aha niho dushobora kwitsaho gatoya. Irene rero nk'umuntu wagiye usebywa keshe ati wareze abana barakuze batangiye gushyingirwa, kugira ngo mwaranabyumvishe ko mu minsi ishize witwa Vestina yibarutse umwana. Uwo mwana we akaba ari kumara ukwezi, ndetse yanashyingije n'uwitwa Niyo Bosco. Uyu nawe nuwe bavugaga ko Murindahabi Irene yareze akazamuka kugeza ubwo amushyingiye. Icyo gihe rero Irene yagombaga kuguma akomeza afata umwanzuro yitonze nta kimwe rukasa, kugira ngo atazongera gushiduka umutima wasadutse cyangwa se washwanyutse cyangwa se urukundo rutakunze. Ni byinshi twavuga kuri iyi nkuru, ariko mu magambo make tugana ku musozo, reka dushimire Murindahabi Irene wahisemo kubaka urugo rwe. Tumubwira ati uzagira urugo rwiza, kuko nabonye n'umukunzi we n'ubundi yerekanye nawe ni mwiza ntacyo amwayeho. Kandi Irene ashobora gusanga kuko nyine uwo mukunzi we wari wagaragazaga imico yifuza. Reka dusoze, ariko dusoza afite akabazo ushaka kubibariza. Ese Irene na Aisha batandukanye kubera idini cyangwa ni imico itandukanye? Umwe yabonaga ku wundi akavuga ati ntitwahuza, reka nifatira akanjye karenge. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.